bite duhereye 2003 mwe mwarimo hari reka mpere kuri Madamu Kantaganda. Amatora yo mu mwaka wa 2003 ni amatora atari mu mutekano nk'uko bivuze, ni amatora yari arimo amagambo mabasesereza, ni amatora abakandida bamwe by'umwihariko navuga nka Twagiramungu Faustin nyakwigendera kuko yari umukandida uje avuga ko ari umukandida wigenga kuko icyo gihe yari yarasheshwe, ariko wabonaga ari umukandida ushaka kuzamura ubwoko bw'ubuhutu ngo abahutu bose bamutore, ukabona ashaka kuzamura na politike mbi y'uturere nk'ibyahoze muri iki gihugu, kuko niba ibyo bavuga ari urwenya cyangwa atari byo, baricara bakavuga ngo naho mvuka koko ntabwo bantoye. Niko Twagiramungu ngo yavuze. Ibyo rero bikwereka ko hari aho tutari twakageze. Abantu bafite ibisigisigi mu mitwe, RPF ikirwana no kwigisha ubumwe abanyarwanda, kirwana no kubigisha ko igihugu ari icyabo ari kimwe, ko dukwiye guhindura intekerezo, ko dukwiye kureba kure. Ariko ibyo ngibyo byabayemo. Yemwe ndumva na Inzira nibwo yiyamamaje. Nawe hari utundi tuntu nk'utwo twabaye za butamwe iyo ngiyo tutari twiza natwo. Nepomuseni icyo gihe yari perezida wa PDC. Muri 2010 ntabwo navuga ko habayemo ibintu bibi cyane. Hari aho abantu bari bageze mu myumvire, hari aho abantu bari bageze mu mitekerereze no kumenya ko ejo hazaza aribo bagomba kuhagena. 2010 nibwo PER yatanze umukandida. Nibwo PER na PSD batanze umukandida. Icyo gihe Prosper Higiro yari umukandida wa PER. Honorable Ntawukuriryayo Damascene yari uwa PSD. Ndumva na Mukabaramba nibwo yiyamamazaga Arivera. Yego. Icyo gihe ntabwo habayeho umwuka mubi w'abakandida ubwabo, ariko abaturage wabonaga batarashira amakenga. Kuko buriya hari ibyo Honorable Mukama yavuze ngo ijoro riba ruwariraye. Jewe nagize amahirwe yo kuba umukomiseri muri komisiyo yateguye itegeko nshinga. Biriya bitekerezo yavuze niko byagenze, nuko twabyakiriye. Abaturage baravuze ngo nta mashyaka twifuza muri iki gihugu. Niba na FPR ari iretse kuba umuryango ikabishyaka turayivamo. Ubwo ndavuga mu magambo yabo. Ni ukuvuga ngo ijambo ishyaka rifite ukuntu ryahahamuye abaturage. Nta cyiza baribonyemo. Amashyaka yateye ubuhunzi muri iki gihugu, amashyaka yateye ubwicanyi, abantu bica abandi, amashyaka yateye gutwika, amashyaka yateye gutema no kurya inka, amashyaka yagejeje ku ndunduro tugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Amashyaka rero abanyarwanda bumvaga nta cyiza cyayo azanye, ndetse hari naho bageraga, ndagira ngo mvuge nko ku nkomoko ya Forum des Partis Politiques, ihuriro ry'imitwe ya politiki, reka dukoreshe ururimi rumwe. Abaturage baratubwiye tumaze kubabwira tuti ibyo ari byo byose ntabwo u Rwanda rwayoborwa n'ibitekerezo by'umuntu umwe, ntabwo abantu batekereza kimwe. Kuko buriya no muri RPF abari abanyamuryango bayo icyo gihe twababwiraga ko namwe imbere ibitekerezo atari bimwe. Abantu bajya impaka, abantu ukavuga uko ubyumva undi akavuga uko abyumva, ariko bakaza kugira aho bahuriza, bakajya kugira umwanzuro bafata, wa mwanzuro twemeranijweho tukawugendanamo twese. Ni ukuvuga rero bundi ibitekerezo bitandukanye ni byiza cyane. Nibyo bituma abantu batera imbere, nibyo bituma abantu bagira aho bava n'aho bajya. Abanyarwanda noneho baza kuducira umugani, nkunda kuvuga iyo nagize umugisha wo gutanga ibiganiro, baratubwiye ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Njya mbyibuka kuko ibyo abanyarwanda batubwiraga twagendaga tubyandika, twabaga dufite za registre, twagendaga turi babiri, umwe akayobora ibiganiro undi akandika ibitekerezo. Mu byo nanditse uwo mugani nawanditse inshuro zirenga 1300 kandi mu mirenge itandukanye, kuko jewe nari nshinzwe Umutara, ntara y'Umutara.
mfatanije na mugenzi wanjye wari ushinzwe intara ya Kibungo. Noneho tukagendana turi babiri, yaba ari we turi muri Kibungo akayobora ibiganiro njyewe nkamwandikira, akayobora ibiganiro njyewe nkandika, n'abandi turi mu Mutara nkayobora ibiganiro wakandika. Uwo mugani rero twawanditse inshuro nyinshi, kandi si muri ako gace gusa, ni hose. Aho inzovu ebyiri zirwaniye, aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Inzovu n'abaturage, ibyatsi n'abo baturage. Inzovu ni imitwe ya politiki, niyo mitwe ya politiki n'abanyapolitiki. Byagera noneho ku babaye muri iki gihugu mwa biriya bihe bya 90 kugeza 94, bo bakajya bibuka ukuntu byabaga ngombwa kugendana amakarite menshi, kuko wabaga utazi bariyeri uri buhureho, wahura n'iy'abakombozi ukabereka iy'abakombozi. Abakombozi ni urubyiruko rwa PSD, wahura n'abajideri ukabereka iyabo. Abajideri ni abaki? Rwari urubyiruko rwa MDR. Urumva, wahura n'abapeyeri, peyeri we yari uwo kwicwa nyine, ntabwo bigeze babumva. Nuko nguko byari bimeze. Ubwo nukuvuga interahamwe zo zari bene igihugu barakigaruriye, nukuvuga byari bimeze nabi cyane. Abantu rero bari bafite iryo hungabana, iryo barahahamuwe n'ibikorwa bibi by'amashyaka, aho wicaraga nawe reba ubundi kugira umutwe wa politike ni nk'imyemerere, ni imyemerere ya politike. Tekereza kwicara ukumva ko ugomba gutunga amakarita 3 kuko utazi aho uzatunguka, uwo uzatungukiraho. Yakubaza uti jewe burya ndi uwo mu ishyaka ryawe, undi yaza uti ndi uwo mu ishyaka ryawe, kugira ngo ubone uko waba utabifite bakagukubita inshyi no kukwica birimo. Urumva, Abanyarwanda rero iyo bavuze ko amashyaka batayashakaga, ntabwo ari ukutayashaka by'amarangamutima, ni ibikorwa bibi byaranze amashyaka ya politike muri iki gihugu kuva yashingwa muri za 65 na kangahe. Yaranzwe n'ibikorwa bije buri shyaka rishaka baryo, nirinda baryo. Wajya mu muryango umwe ugasanga irahanganye imiryango ubwayo. Ubundi gutandukana mu bitekerezo ni byiza kuko muruzuzanya mukagera kure, ariko iyo bigeze aho mujya mu mirya, umwe agahiga undi ukumva yakwicunda kumva utabaho, ubwo biba byarenze kuba gutekerereza igihugu, byageze mu rwango no gusenya. Ubwo rero icyo nashakaga kuvuga nuko muri ayo matora twagize, twari tugeze 2010, Abanyarwanda hari aho bari bageze mu myumvire, kuko buriya muri gahunda zikomeye muri iki gihugu zabayeho FPR yazanye, uzumva ijambo kwigisha ibiganiro biza kenshi, kuko burya abantu iyo baganiriye, iyo tuganiriye nk'uko turi bane, nzi neza twese ko hari icyo turi bucyure, cyangwa niyo tutagicyura twese 75% baragicyura. Kwigisha rero ni uguhozaho, kuganira ni uguhozaho. Buriya mu ngamba z'imiyoborere y'iki gihugu ibintu byose bishingiye ku biganiro n'ubwumvikane. Muri 2017 ho icyakozwe ni ukubahiriza amahitamo y'Abanyarwanda. Demokarasi nicyo bivuga. Niba ari ubuyobozi bw'abaturage bukorera abaturage, butangwa n'abaturage, iyo Abanyarwanda bakweretse umurongo ubaha ibyo bifuza. Iyo niyo demokarasi honorable yavugaga. Ibyo twabonye rero ejo bundi 2024 n'urwo rugendo, n'uwo musaruro, n'abana bato basobanukiwe, n'abakuru bamenye ko hariho nyirantarengwa, n'abakuru banyuzwe n'ibikorwa byiza byakozwe kugeza ubu, kuko buriya gutora ntabwo ari amarangamutima. Ntabwo wicara ngo uvuge ngo ndatora kanaka kuko mukunze. Ushobora gusanga ukunda benshi, ariko utora akamaro, utora amateka ufitanye nawe. Ayo mateka mufitanye akaguha icyemezo cyo kuvuga ngo naho tugana bizagenda gutya, kuko